Kylian Mbappe Benjamin ati aganira n'itangazamakuru ya mbere yuko ikipe y'igihugu y'Abafaransa ikina bamubazaga uko yibona muri Real Madrid. Aravuga ati ni umwaka wanjye mwiza, maze kumenyera hariya, maze kumenya buri wese, maze kucreya inshuti, maze kugira uburyo bwiza bw'imibereho myiza hariya mu gihugu cya Espagne. Baramubaza ati hagati yawe na Vini, Vini ni umukinnyi bavuga ko ari uwa mbere ku isi, nawe yumva ko ari umunyabrazil. Aravuga ati nibyo n'umwe mu beza ku isi, nanjye nkuko ndi umwe mu beza ku isi. Aravuga ati ariko ikirushaho nuko njye na Vini turi inshuti. Ati kandi ubu buri wese azi mugenzi we. Ati byibuze uyu mwaka turaziranye, turi inshuti, buri wese azi mugenzi we. Ati dufite intumbero cyangwa se dufite intumbero zo kwerekana isi yose ko dushaka kugeza Real Madrid ku rundi rwego, twembi na Vini. Ntabwo ari njye ku giti cyanjye, ntabwo ari Vini ku giti cye, ni twe na Vini. So kuri wowe ubona umubano wa Vini na Mbappe ushobora kuzatereka Real Madrid cyangwa se ubwiza bwabo bombi, cyangwa se Mbappe nuko abona ko Vini muri no minsi ko nko kuri match ya Real Madrid yamuhaga pasi ya 11 kurusha undi wari wese muri Real Madrid. Niwe mukinyi Vini nyuma ya Benzema amaze ku assisting inshuro nyinshi, yari amaze ku assistinga hafi inshuro ya 11. Ubundi nta n'igitunguranye cyane kirimo, kuko n'umukinnyi nyine barimo gukina na sezo ya kabiri, kandi Vinicius ni uri mu buryo bwiza bwo kuba yakwasistinga Kylian Mbappe kurusha n'abandi bose. Iriya sezo ishize ntibyari gukunda cyane muri Jude Bellingham. Uyu ngubu barimo barabigerageza mu mwana witwa Arder Guler. We ubona ko typically ni umukinnyi w'umupaseri uzi gushakira abataka burya ashobora kuba yatanga imipira ikavamo igitego kandi cyiza cyane cyane nk'igitego yatanze kuri ya match yo muri Kazakhstan. Passe yatanze ahereza Kylian Mbappe ica mu bantu bane kuri Kaimati bari muri Kazakhstan muri Champions League. Ubona ko we ni umukinnyi, ubona ko profile ye typically ni umukinnyi waremewe gutanga imipira, bitandukanye nuko sezishize atari ari mu kibuga. Bakoreshaga abo ba Jude Bellingham, kandi no mari Jude Bellingham ntabwo ari umupaseri. Kuba rero amaranye igihe kinini na Vinicius, ni kese yo gusa Vinicius yo kuba yakwakira kuvuga ati ndawuha Mbappe, niwe waba uri mu buryo bwiza bwo kumuhereza mu gihe wenda Arder atarajya cyane mu kibuga, n'imikino yari ishingiye cyane kuri Vini. Bona nta gitangaza cyane kirimo. Icya kabiri, iby'umubano hano twigeze kubikomoza. Umutoza ashobora kubaganiriza uburi umwe ku giti cye, akamubwira ibyo amukeneyeho, akamubwira ibyo amushakaho, ariko ibiganiro byabo hagati yabo nibyo byatuma imikoranire yabo, partnership yabo, duo yabo iba nziza kurushaho, kubera ko ibyo umutoza yavuga ashobora kubibwira Mbappe, kuko bigaragara ko equipe n'umutoza bahisemo Mbappe nk'umuntu ugomba kuyobora mu bigaragara. Ariko Vinicius Junior afite ubwiza bwo kuba yagira Mbappe mwiza, afite karite nyinshi zatuma Mbappe umukinnyi mwiza mu bijyanye n'uburyo bakinana n'uburyo bafatanya. Ni kesi yo gusa ya Vinicius Junior kuba yabyakira. Niba ari byo koko Mbappe ibyo avuga akaba ari byo, atari biri ku munwa gusa, biri no ku mutima hagati yabo, bagira duo nziza ishobora kuba yahanahana imipira myinshi kurusha indi ya Varaskelia na Osimhen. Kuko nubwo tuvuga n'ibyo na Mbappe nawe ku giti cye, nawe hari kenshi twagiye tumubona muri position nziza cyane yo kuba yahereza umupira Vini nawe ari mu buryo bwiza bwo gutsinda. Ibiganiro byabo bagirana bivuye mu buryarya bikava mu kubeshya itangazamakuru, mu kubeshya abafana, ikaba duo ishobora no kuba duo nziza ya mbere ku isi ubu ngubu currently mu zihari zose muzishobora kuba zafatanya. Kuko Vinicius yamuhaga assist ya 10, yaga assist ya 10 Kylian Mbappe mu kuva sezishize. Kubera yuko irebye izindi statistics zigaragaza yuko Vinicius ari umaze guhereza Mbappe assist nyinshi. Jude Bellingham amaze kumuha 5, Rodrigo yamuhaye 5, Luka Modric amaze kumuha 3. Ntiyanakinaga. Uri umuntu umaze kumwasistinga kenshi kuvagira muri Real Madrid, umusore twa Vinicius Junior. Kubera yuko muri kandi ubwo ni toute competition, kuko mwaka ushize bwo nyine Vinicius Junior yatanze assist 8. Uyu mwaka isizo dutangiye rero muri La Liga gusa
amaze gutanga enye byumvikana ko umwaka ushize muri ziri 8 muri La Liga bo ntiyabuze nk'enye yamuhaye uyu mwaka no muri zindi shampiyona akaba mukubita nk'izindi nk'eshatu umwaka akamaze kuko umwaka amaze kuma assist 3 wenyine nuko nkuko sasike ziba zimeze baramutse bumvikanye bakora dio nziza cyane nkuko Deus yarabigarutseho kuko ikintu cya mbere Vinicius no kumenya umwanya we kandi niba urimo gukina inyuma y'umwataka cyangwa se n'ubwo umwataka ugomba kumenya ko ugomba gupasa umwataka nyine niko bigomba kugenda niyo nyine umwataka kuko Mbappe n'abari mu ataka barazi no gupasa Mbappe n'ari mu ataka bazi gupasa bivuze ngo igihe cyose Mbappe n'abazamupasa cyangwa azapasa n'undi ariko mbere nambaye inshingano zo gupasa kwa zifite za pass zifitwe Vinicius yagomba kwakira izo shingano agomba gupasa umwataka uri muri surface de réparation rero ninde ni Kylian agomba kubona imipira ivuye kwa Vinicius ahubwo kwikora myinshi kurenza ingiye kuko bamubazaga ku bwiza bwe bw'uyu mwaka avuga ati umubano wanjye na Vini ni mwiza kurusha na sezishize buriya amahirwe abahari nuko kuri Real Madrid atari bwo bwa mbere bitunze abakinnyi b'amazina kandi noneho ari ikintu nabonye kiza kuri Real Madrid nta mukinnyi iratunga ngo ayisumbe niba ari ikintu cya mbere kibaho kigorana ni umukinnyi uza muri ekipe akajya yumva nkaho ari iyo ekipe ahari ari we ubuzima bw'ekipe bushingiye akajya yireba akabona niwe iyo ekipe bikunda no kugora cyane ku makipe bimeze gutyo usanga rimwe na rimwe umusaruro urabura first of all icyambere niba mugeze muri Real Madrid nibanza mugomba kubanza kuyikorera ari documentaire y'umugabo witwa Karim Benzema ivuga ukuri kwa nyako kw'imyitwarire y'umukinnyi uvuye mu ikipe nto ajya mu ikipe nkuru ikiyo ekipe bimushakaho nawe icyo abakwiriye gukora iyo interview yo kuri iyo documentaire narayibonye kuri Netflix numva Karim Benzema aravugamo ukuri kwa nyako ku buryo umukinnyi akwiriye kwitwara yaravuze ngo buriya mbere yuko match itangira kwa Real Madrid muri cyagihe cyo kwishyushya mbere y'isaha abafana babageze muri stade babari kubwira buri mukinnyi wese mu izina rye icyo bamwifuzaho Benzema rero ngo byageze ahantu yakumva ibyo abafana bari kuvuga yakwiyumva nawe yanakwireba ibyo amaze gukora nibimutegereje akumva arashaka nko gucika intege atari ko buhoro buhoro nagiye nzamuka umukino ku wundi birakunda bigirana numva none abafana bamfitiye icyizere kubera ko izi ni ekipe zisaba cyane ko ukora kuri bano basore bombi ni abasore bari mu kigero navuga kidatandukanye cyane mu myaka wanareba no mu bikorwa ukaba utabatandukanya cyane ariko biroroshye guhita ubona uri hejuru y'undi biba byoroshye guhita ubibona cyane Kylian Mbappe ni izina riri hejuru ya Vinicius Junior nubwo yamusanze muri Real Madrid nubwo akomoka muri nubwo Vinicius akomoka mu gihugu cy'umupira nka Brazil nubwo yasanze amaze gukora byinshi muri Real Madrid ariko aho yari Kylian Mbappe nawe yarakoraga yatwaye igikombe cy'isi atari mu ikipe igitwaye yatwaye igikombe cy'isi ntabwo yarahari abafaransa batwara igikombe cy'isi uruhare n'urugero Kylian Mbappe yafashije Ubufaransa gutwara igikombe cy'isi erega kina finale yindi nuko byatuye kuri script ubundi byari byarangiye noneho uwo muntu rero bagiye guhurira muri ekipe aho mbere na mbere bibasaba kubanza gukorera ikipe mbere na mbere ikipe niba habanza Real Madrid hagurikiraho abakinnyi Real Madrid rero niba ibyayo birangiye hagiye gukurikiraho iby'abakinnyi kuko nanone twibuke ko Real Madrid mu mibereho yayo igira abantu bayimurika bayitwara bayerekana bayigaragaza ku isi ko ihari ibyo bikagaragarira no mu bihembe individuel ntago Perez ashobora kwemera kumara imyaka 5 adatwaye Ballon d'Or biragoye kuko iki gihembo nubwo gitwarwa n'umukinnyi akagitwara ariko bivugwa ngo agitwaye muri ikipe runaka ibyo nibyo Perez acuruza umunsi rero ni nabyo bigize Real Madrid aba bose kuri Real ho n'umwihariko iyo bajya kujoininga Real babati ndashaka kujya mu ikipe yafasha gutwara Real Madrid ni n'indoto z'umukinnyi wageze muri Real Madrid kuba yarota gutwara Ballon d'Or uyu munsi rero njya mvuga ko
ibyabaye kuri Vinicius umwaka ushize byaho byari byoroshye ko isi cyangwa se niba abantu baribeshyaga ari benshi, abibeshye n'abibeshyaga ko Vinicius yari afite amahirwe yo gutwara Ballon d'Or kurenza abandi bakinnyi bose bikarangira atayitwaye. Bikaba na bibi kuri Kylian, kuko bura nka Kylian yaza gusanga Vini yaratwaye Ballon d'Or, ubu Vini aba ari umukinnyi uri areze atarwanira ikintu kibonetse icyo ari cyo cyose. Wewe wamaze gutwara Ballon d'Or ntabwo bukirwanira utuvungukira n'abantu bari aho ngaho bakirimo kuyihiga cyangwa barimo gushaka aho inyuze. Ariko uko byagenze Vini ntayitware, Mbappe yinjiye muri uwo mwaka, bisobanuye ko Vini aracyafite inyota yo kuba yatwara Ballon d'Or. turabona tubyegekaho Agomba kuboneka iyo nyota niyo Kylian Mbappe avanye muri Paris Saint-Germain. Aje ari umukinnyi mwiza, abura nyine icyo kintu cyo kuba yatwara Ballon d'Or, yatwara igikombe gikomeye nka Champions League, nawe afite inyota. Ikiza kubaho rero ni kimwe buriya, habaho icyo nakwita nk'ubwumvikane, dukorane mugakorana. Sinzi niba nabyita ko Mbappe yabwira Vinicius ati wowe wenda uracyafite indi myaka nk'itatu uhiga tugera urabona ko ndi buri imyaka ni ikintu kibi cyane. Imyaka ni ikintu kiruka mu buryo udashobora gutekereza. mwaka utara bari muri 28. Iyo utangiye kugira imyaka 28 uciyihiga pro ubusigaranya amahirwe make nk'abari abaruka Modric bagiye bagira nabo bakarimu Benzema bagiye reba imyaka yaramaze Karimu yiruka afasha umuntu abireba ayikuramo aragenda. Hari umupira atanze ubutabera kuri Karimu. Luka Modric iyo twari kujya tuvuga umumediateri wabayeho mwiza, umukinnyi wo hagati wabayeho uzi umupira nka Luka Modric tudafite gisobanura, haro byari kuzajya bigira tukabira ibyuye cyane nko mu myaka iri imbere. Urabisobanura gute Luka Modric kuko ari umukinnyi ukaze uteye ubwoba, ariko uyu munsi isi zagiye kubwira ngo yatwaye Ballon d'Or ko yarayitwaye. N'uburyo yayitwayemo nyine ni kwa kundi nawe urabyumva, hari ukuntu haracyari maka yavuga kantu uyu munsi 2018 sinibukaga ko uyu munsi zanabisonye kuri One Football ngo Kevin De Bruyne arinze asohoka muri Premier League ataraba umukinnyi wa sezo. Umukinnyi wa sezo se gute ahubwo zaramubaye sezo numva yaramubaye Yaramubaye igihembo cy'ukwezi, man of the match ahari, igihembo cy'ukwezi, umukinnyi w'ukwezi nagara umukinnyi w'ukwezi, umukinnyi wa sezo zaramubaye, umukinnyi wa sezo zaramubaye ubwo ntabwo yize umukinnyi w'ukwezi. icyo ndishuwa neza ni igihembo cy'ukwezi, ntabwo yize umukinnyi, ntabwo yize atwara igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi. Ibyo rero icyo navugaga kuri bano basore babiri bo muri Real Madrid, harimo icyo kintu cy'uburyo ubona icyazanye Kylian cyane. Ntabwo kwari kugira ngo Kylian agaragaze ubushobozi bwe kurushaho cyane ko twari dusanzwe tumuzi. Njye ahubwo Kylian sindanamubona no mukinnyi w'ukwezi, Kylian wa Paris Saint-Germain mwiza ntabwo ndamubona muri Real hagarabaho. Best of Kylian ntabwo muri Real Madrid arimo araza atangiye neza muri no sezo, wenda birashoboka nta wamenya nakomeza gutya imibare iraza arukunda imibare izamuka bikaba byiza, ariko ubundi ubwiza bwa Kylian Mbappe ngenda cyamubona w'Ipari. Ntabwo ari amarigiye kirekire Madrid, igihe nicyo kibazo tuzavuga ibyagiye. Ntabwo ari amarigiye kirekire Madrid, azagira ngo hamenye, ariko ubushongore n'ubukaka bwa Kylian still Paris iracyabubitse. harimo ikintu kindi aho n'ubu umukinnyi w'umupira wo tumurage aza umupira. Reka tuvuge kuri icyo gihe biracyabitswe na Paris, icyo gihe gukomoza wenda aracyafite n'amasezerano, kandi iyi sezo nyine no mari sezo ishize yose yari mbi kuri Real Madrid nka equipe bagize trophy season, bari ibitego byinshi ku ma equipe amwe namwe, yari sezo mbi pe. Ariko Kylian byibura yiciyemo atwara icyo gihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi. Ntiyari ku umukinnyi wa sezo nta ruhare yagize muri iyo sezo rwo kuba yatwara igikombe, byanze bikunze bagomba gushakira muri FC Barcelona. Ahubwo igiteye impungenge cyane mbona Vinicius akwiye kwakira kugira ngo byibura agire na kariyeri nini cyane kuri Real Madrid atazahava nabi, nuko muri watanye uvuga uti nta mukinnyi uba hejuru ya equipe yitwa Real Madrid, iyo bizanye barakubwira bati nigeze mbona ngewe
iyo bizanye bakubwira ati igende nta kibazo, wakumva ko biremereye uri Cristiano Ronaldo ntacyo twagukoramo akazi, siko bimeze. Wakumva ko ushaka umwanya wo gukina bihagije bakubwira ati barahari Alvaro Morata zenguruka duhura ukinira ayo ushaka yose. Wakumva ko niba wumva rwose wumva ko utangiye kuremera ukaba witwa Gonzalo Higuain ndimo ndibona nka Rutahiza genda nta kintu bitwaye. buri kipe yose akabayo kuriye. Kylian Mbappe yinjiye muri no squad ya Real Madrid, icyambere nyine nta mazina manini cyane anahari no ku isoko, kandi na Real Madrid yinjiye mu buryo bwo kuvuga ngo si ngombwa ko tujya kutanga miliyoni 200 kuri Haaland, twazihaye Mbappe baramutwima tumuboneye ubuntu, tuzacuruza abasigaye Mbappe azatwinjiriza mu bishoboka byose, ubundi tugura abakinnyi basanzwe nabo babandi ubuntu twagiye tubigaruka ukuntu bagiye babona karite zitari nini cyane nkuko bari basanzwe baba muri Badahagarikwa babo. Ariko Mbappe ikintu Real Madrid yamukoreye nk'umukinnyi iboneye ubuntu kandi brand nini, gutunga brand Mbappe for free nta mafaranga umutanzeho umugure ugomba kumusapota bibaho. Hari n'ibyo agomba kukubwira si kenshi bibone naho ugomba kubona we agomba kubona. Mu kwinjira kwa Mbappe muri Real Madrid yahise aba talisman, yahise aba umuntu ugiye kuyobora buriya busatirizi, ugiye kuyobora uburyo bwa Real Madrid, kandi ubona ko na equipe bimuhaye. Yes, Vinicius we uri umukinnyi mwiza yego nta kibazo, ariko turashaka umukinnyi w'ibitego ushobora kugeza ibitego 40 mu mwongere n'amapenalty, niba tubushobozi bwo gutsinda 30 muri La Liga mu mwongere n'ibindi, mu mwongere n'amapenalty asubire muri 40 n'ibindi nashoboka be 45 bya La Liga. Uyu munsi twari turimo tubivuga mu kanya muri batazamba babiri beza ku isi sofa mu bitego, umukinnyi bakonvatinze bakamuhindura. Rero Vini niwe ahubwo ukwiye kubyakira, bakabenda banakora na system yo gusaranganya. Bivugwa ko ngo uwitwa Perez yari yarateguye cyo nibyo ku ruhande ngo Vinicius atwarira Ballon d'Or, Mbappe azamukurikire mu mwaka umwe cyangwa se 2 bitewe na sezo bagira, ategura umwongereza witwa Jude Bellingham. Birangije bipfa hariya, ari nayo mpamvu frustration muri Real Madrid yabaye nini. Birahomba ko ririya joro ntiryari ryiza pe, ari nayo mpamvu yabaye nini ku buryo ubona ko ibintu bya Ballon d'Or bisa nkaho n'ubu ngubu kuva kuri uyu muyobozi bikimuri mu mutwe. Ariko barimo bariyunga kwiyunga ni kimwe, urimo uragerageza kugira ngo menya zizagenda resha tuzibagize. Kwiyunga ni kimwe, harimo niyo fair play nyine igomba kuba byararangiye mu mupira burya icyo wahindura histoire ibyabaye uyu munsi ubirekera amateka y'uwo munsi ukamuvinga on. Impamvu rero Benjamin yavugaga byangije projet yawo, impamvu ntago nanone ikora mu nyungu za Real, ntago Ballon d'Or ikora mu nyungu za Real. Impamvu rero mvuga ni Vinicius abyakiriye. Byagize gute? Byabangirije projet. Byagize bite? Byabangirije projet. Byarahombye. Eri kiringiti. Ombesha. Kaden. Vini ubona ko nizina ibyo yakoreye Real Madrid. Kylian Mbappe amaze kuruhuka. Biroroshye ko kuko Kylian Mbappe ni umukinnyi uburyo akina muri uriya mwanya no kuba baramuhinduye wisanga mu mwanya ahubwo geshana n'igiye kuba yafasha Vinicius nawe icyo kijyana n'igiye kuvuga urakizi. Vinicius ni yihutishe Mbappe, icyo navuga birangire kare, birangire bamutegure nabo bakora ibintu bimeze ubu ngubu. Vini ni yihutisha ibya Kylian, ariko waruzi ko Vini ari we mukinnyi ukunzwe muri Real Madrid. Gukundwa ni iki? Gukundwa ariko ni iki? Gukundwa se nibi cyane uteye imbabazi. Real ni itanga iyo Ballon d'Or. Reka nkwereke ari ugukundwa rero buriya abantu babiri bahuriye mu rusengero barimo basenga, umwe yari afite ikibazo cy'ibihumbi 100 byo kugira ngo akemure ibibazo yishyura inzu, undi we yari afite ikibazo cya miliyari 70. bahurira ku rusengero bose basenga bameze gutya, undi ushaka muri 70 aravuga reka nguha yawe ugiye, reka gukomeza kudukerereza udatuma akajagari ku mana, witeza akajagari ku mana, reka akira ibihumbi 100 n'ibyo ashaka agasohoka agenda, nsigara njyenyine imbere yanjye n'Imana, utakomeza kuyizegereza uri kwititiriza wakabike udatuma itumva ibyacu. Akira ufite icyo kibazo cyane cy'ibihumbi 100, akira sohoka agenda, witeza urusaku ku mana. Vinicius nawe rero Vinicius nawe nagire gute nafashe Mbappe byo birangire. Uko bigaragara Vini ni yihutisha ibya Kylian, birangire bifunze ko Kylian uramureba ukabona ko imwe iramuhagije, inyota igashira, ntaje gushaka 5 za Ronaldo. Ko nani umusore ukunda ariko buri imwe iramuha, buri ari abantu banyurwa.
Kylian imwe yabimuhagije iyi Vini kuri za 28 akazaba urumva noneho yamara kuboneka Mbappe agahita avuga ati reka kugira so yiturwa indi akira nawe reka twongere twatanye dufatanye umwongereza bari he umwongereza aracyafite igihe fuati umuntu kandi nanone uretse n'igihe aranabizi ko amahirwe ye si menshi ntangana n'ay'aba bahungu uwundi mu gihe harimo umuhungu witwa Lamine humbesha azabihumbisha gusa Lamine azazitwara bazireba gutya bazireba aho rero no hari ikibazo atiragiye Lamine arateruye bazikuramo bibe mu bwumvikane bwabo imyaka basigaje ebyiri bazikuramo muri zirindwi za Lamine batwaramo ebyiri urumva none be mu bwumvikane urumva Mbappe abwiye bino ngati wowe urabona ngenda gusiga imyaka si 3 ubu neje umwaka utaramutse baramumusha 3 Vini yujuje 25 ejo bundi yego Mbappe mu mwaka arajya muri 28 ngati rero reka twihutisha iyaje nifate tuyicakire wongera ube Vini wa wundi wayihushije kwaramutse abaye Vini wa wundi wayihushije Mbappe yayitwara mu buryo bworoshye cyane none namara kuyitwara umwaka ukurikiyeho rero ngufashe Mbappe mbwati mwana wa mama reka nanjye ndebe ukuntu washira agahinda nkubere duwaye twese ubundi nubwo dukinira Brazil n'Ubufaransa tuva hamwe inkomoko ni imwe ibyo rero bizagenda bite ibyo ngibyo Real Madrid ubwayo izabyungukiramo n'abakinnyi bunguke ariko ntago byaba ngombwa ko bino bihanga biri bitekwa mu nkono imwe ngo bishyire rimwe ntibyakunda ntibyakunda umwe nawe kigingi wundi kandi ikigingi ndabura rufite imyaka mikeya ubona ko Alonso arimo aranabikora ejo bundi yaravuze ati Vini ni arimo wa kapiteni bacu ati Vini kintu mukunda yemeye gusafaringa ku bwa ikintu kizagorana ni kimwe kandi ko kurabibona arakorera equipe cyane Vinicius Vinicius no mukino